Pretty quickly. A few months ago, right here in Washington, we signed a historic peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda, which provides the first ever pathway to peace to end a 30-year, unbelievably violent conflict. And we're joined today by a very, very brave and wonderful man, the president of the Congo, President, would you stand up, please? You are so... Mu mezi make ashize hano i Washington twashyize umukono ku masezerano y'amahoro y'ingenzi cyane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, atanga inzira ya mbere mu mateka iganisha ku mahoro yo kurangiza amakimbirane amaze imyaka 30 yuzuye mu rugomo rukabije cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umugabo w'intwari cyane kandi mwiza cyane, perezida wa Kongo, nyakubahwa perezida wahaguruka gato. Murakoze cyane nyakubahwa perezida, kandi koko uri intwari, uri umugabo w'intwari. Nzi ibyo wanyuzemo, nzi neza iyo nkuru, byari bikomeye cyane, byamaze imyaka myinshi cyane. Ubu ibintu birimo kugenda neza, nta kintu cyoroshye. Rimwe na rimwe biba ngombwa ko nongera guhamagara impande zombi, ariko birimo kugenda neza, bizagenda neza kurushaho. Ariko uri intwari kandi turagushimira kuba uri hano. Ni icyubahiro gikomeye, uri umuntu mwiza. Twese hamwe, nge nawe, twashyize umukono no ku masezerano y'amabuye y'agaciro manini kurusha andi yose hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika mu mateka. Kongo ifite ubutaka bwiza cyane butangaje, kandi arimo kububyaza umusaruro neza. Turabimushimira. Twashyize umukono ku masezerano manini hamwe na bimwe mu bigo byacu bikomeye kandi bigiye gutangira ibikorwa. Murakoze cyane nyakubahwa perezida, kandi uzamamagare ku kintu icyo ari cyo cyose, sibyo? Murakoze. Mu gusoza, ibyanditswe bitagatifu biduhora bitubwira ko hahirwa abafite imitima itunganye. Sinzi neza niba ibyo bindeba byanze bikunze, ntabwo mbizi neza. Paula, ese ibyo birandeba? Congo has magnificent land. It's incredible land, and he's doing very well with it, so we appreciate it. But we've signed the largest deal with some of our big companies, and they're going in. So thank you very much, Mr. President, and you call me for anything, right? Thank you. And just in closing, scriptures always tell us that blessed are the pure in heart. I don't know if that applies to me necessarily. I'm not so sure. I don't know, Paula, does that apply to me? Ngira ngo nkuko mumwumvira rero ni Perezida Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagezaga ijambo ku baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'isi yose muri rusange, mu ijambo rya National Prayer Breakfast, aho yari kumwe n'abayobozi batandukanye b'isi yose, harimo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Akabafasha umwanya rero akamuhagurutsa, akamushimira nk'umugabo w'intwari, umugabo ukomeye cyane, wakoze ibikorwa bitangaje ku rwego rw'isi, aho yamushimiye mu buryo budasanzwe. Perezida rero Donald Trump akaba abikoze mu gihe yanagaragaje ko amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zajyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo masezerano manini Amerika igiranye n'igihugu cyo ku mugabane wa Afurika mu mateka ya Amerika. Ni ibintu rero bigaragaza uburyo Perezida Donald Trump afata aya masezerano mu buryo buhambaye, uburyo budasanzwe. Iri jambo rero akaba rigejeje ku baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'isi yose muri rusange. Reka dukomereze nanone ku magambo akomeye cyane Perezida Paul Kagame nawe yavuze ku bijyanye n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba Perezida Ndayishimiye ndetse na Perezida Tshisekedi, anavuga ku bijyanye n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni agace gato kandi k'ingenzi gakenewe muri aya masaha mu gihe tumaze kumva ibyo Tshisekedi atangaje. Reka mpere ku bibazo by'akarere turimo. Muzi ibibazo tumaranye iminsi, imyaka, bijyanye n'abaturanyi bo muri Kongo. ndetse rimwe na rimwe hakajyamo
ibijyanye n'abaturanyi b'amajyepfo mu Burundi, kubera ko bahisemo kuba ubundi uko nari mbizi mu mateka abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga, ubundi ni impanga. We are supposed to be twins literally, ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo. Okay, nta kibazo ufitanye nabyo. Niba umuntu afite guhitamo uwavukana nawe cyangwa wabana nawe impanga, ibyo ntacyo nabikorera yewe, urabyemera. Ariko uko kuba impanga cyane cyane kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi, ibyo bakabihuriraho. Ibi ndabivuga ntabwo ari ibanga, kuko ubwabo barabyivugira abayobozi b'ibyo bihugu. Nta kintu gishya nahimbye, ntacyo ndi buvuge gishaka abantu gukurikirana ngo ariko ibyo yavuze nibyo, cyangwa niba ushaka kumenya ko ari byo, jya utega amatwi wumve ibyo bakubwira bo ubwabo. Ntabwo rero twajya gushakisha ahandi. Izi ntambara zimaze iminsi, icyambere nagira ngo rwose mbisubiremo, mbivugira aha, mwumva uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye, rwose ndishimana ntagira umupaka. Tubivuze kenshi, tubibwiye abantu benshi, barabizi, ntibabihakana, ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda. Rwose mubyandike, mubisuzume, mubikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwabyo. Iyi ntambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano mu Rwanda. Aho handi sinirwa mpasubiramo, narahavuze, sinirwa nongera kuhasubiramo. Yaturutse kuri Kongo, ariko ituruka n'ahandi. Uko babigenje hagati yabo, ibyo ntabwo bindeba. Ariko muri Kongo ikibazo u Rwanda rufitemo ni iki? Ikibazo u Rwanda rufite muri Kongo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politiki na ideology ishingiye kuri genocide, kandi bigahora iteka batunga u Rwanda urutoki ngo turaje bagenze nk'uko twabagenje ubushize. Ubushize murabuzi ko byabaye, ubushize murakuzi. Sinzi niba mutegereje ubushize abo bwahitanye kuba aribo babyivugira. Ibyo rero nabyo bikongera ibyo navugaga bituruka hanze, bikaba ko turi muri Kongo gushaka amabuye y'agaciro.
ko aricyo gituma dufitanye ibibazo na Kongo, bikaba ko u Rwanda rwacu ari rutoya dushaka kujya muri Kongo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi, bakahimba impamvu, ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare, kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Kongo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda zigisha, ari abari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Kongo cyangwa se ku rundi ruhande zirakora. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Kongo, MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute? Kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Kongo? Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uba uvuga, cyangwa iyo uvuga international community